amena cye mubyumva. Mana aho wanguye, Mana aho wanguye hari habi cyane, Mana aho wanguye yo mwishamba. Aho yadukuye ni waba w'inyamaswa, iyo Satani yiciraga abantu. Uzi itabi ribera iyo ngiyo, uzi ubusinzi bubayo, uzi ubusambanyi bubayo, urahazi. Narapfuye Yesu aranzura. Nakundaga indirimbo akora Jehova Jire ya kera ivuga ngo umunsi mwiza nibuka nigiye nababariwe, narinze rerezi kwisi ntagira ondukira, nahora burundu nawe Yesu yamuzura. Muvuge ngo arabishoboye. Ariko serivisi iri gukora muri iyi minsi yatwegereje niyo kuzura abapfuye bagize gute, bahagaze. Abapfuye bahagaze. Abanyeshuri bazamura bafure hejuru, umukobwa atera ikorasi aravuga ngo ihemba neza ntiyambura, ihemba neza ntiyambura. Ongera ubeho. Niba hari ibintu bihenze nukubaho, nukugira gute. Umukene uriho araruta umukire bamaze gutangaza ko atakigize gute, atakiriho. Umuntu utazi gusoma no kwandika ariko ariho araruta umuntu ufite PhD utakigize gute se. Yakivugira heze, yakora ikize. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Kubashitsi amazina nitwa Nshizirungu Emmanuel, ndubatse mfite umudamu n'abana, ndumubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo umuhamagaro. Ndumukristo muri paruwase ya Gasasa, Pitoro ryitwa Kadahenda, ni mu rurembo rwa Rubavu mu karere ka Nyabihu, ariko nduye Musanze. Nishimiye kubana namwe, Imana iduhana umugisha. Ibyahishuriwe Yohana 3 ku murongo wa mbere, dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo mamuvuze ngo amen. Haranditswe ngo wandikire marayika w'itorero ry'Isarudi uti, ufite imyuka indwi y'Imana n'inyenyeri indwi. Aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe, nuko ufite izina ry'ukuriho, nyamara ukaba uri intumbi. Yesu atuzure. Uvuge ngo Yesu atuzure. Dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana 11 ku murongo wa 21. Turataruka dusoma wa 25, dusoreze ku wa 43 no 44. Mbabwira handi hamwe dusoma tubumbe Bibiliya, mbabwire bikeye byinshi umwuka wera arabivuga. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 11 ku murongo wa 21. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haranditswe ngo Marita abwira Yesu ati, databuja, iyaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. 25 mvuko Yesu amusubije. Yesu aramubwira ati, ninje kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Azagira gute? Azagira gute? Azabaho. Ntabwo ari kera, arabaho. 43. Reka twumve ibyo avuga ahita bishira mu bikorwa. 43 aravuga ngo amaze kuvuga ibyo, ariko Mana arangurura ijwi rirenga ati, Lazaro
sohoka. Uwari upfuye, haranditswe ngo wari urwaye, uwari upfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda, amaguru n'amaboko, n'igitambaro gipfutse mu maso ye. Yesu arababwira ati nimumuhambure, mumureke agende. Mumureke agire gute? Uyu munsi aragira gute? Dusoreza muri Luka. Mugire vande kwihutana injira ataha kure. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka 15, igice cya 15. Cumi na gatanu ku murongo wa 17, dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo muvuze ngo amen, ariko ibi ni biki koko? Haranditswe ngo nuko yisubiyemo aribwira ati abagaragu ba data ni benshi, kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho nje inzara insinze hano. Reka mpaguruke nje kwa data, mubwire nti data, nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso hawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, mpaka mbe nk'umugaragu wawe. Arahaguruka aja kwa se. Agituruka kure, se aramubona, aramubabarira. Agira gute? Arirukanga, aramuhobera, aramusoma. Uwo mwana aramubwira ati data, nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. Ariko se abwira abagaragu be ati mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi, mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge, muzane n'ikimasa kibyibushe, mu kibage turye twishime, kuko uyu mwana wanje yari yarapfuye. Yari yaragize gute? None akaba agize gute? Mukomere Imana amashyi. Niba hari inkuru inejeje, ni ibintu bibereye muri iyi famiye. Iyi famiye twifatanyije nayo, igize umugisha, ikaba umuntu wayo wapfuye agize gute? Maze n'uwarangije amashuri bifatanyaga nabo, kanswe abantu babonye umuntu wabazutse. Hari umuntu hano bari bapfusha umuntu akazuka, ashire ikiganza hejuru. Ntawe. Ubwo aba nibo ba mbere. Bibiliya ivuze ibintu bibiri. Ibintu bingahe? Ariko mana, nari ngiye kubongera undi murongo, ariko mbona ukuntu muri kundeba. Reka nkubongere muri Samweli wa 2, igitabo cya 2 cya Samweli. Ndawubongeye sengwa nabi, ndimana ibintu bitari byanje. Nibyanje sinabyimana, mpuye n'ababishaka. Igitabo cya 2 cya Samweli, igice cya 9 ku murongo wa 3. Ku murongo wa kangahe? Ku murongo wa 3. Haranditswe ngo umwami aramubaza ati harya ntawe ukiriho mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana? Ngo mugirire iki? Siba asubiza umwami ati haracyariho. Hagize gute? Umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. Umwami aramubaza ati abahe? Siba asubiza umwami ati aba mu rugo rwa Makiri mwena Miyeri hehe Irodepa. Umwami aramutumira
amukura mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Hehe dusome 11 kuri B yaho. 11 kuri B yaho haravuga ngo nuko Mefibosheti akajarira ku meza y'umwami nk'umwana w'umwami wese. Akajarira hehe nk'umwana w'umwami. Reka mbabwire, birashoboka ko udashobora kubyagwa n'umwami ariko ukabona serivisi z'abana b'abami. Birashoboka ko udashobora kubyagwa n'umwami hano mu isi ariko ubuzima ubayemo bukaba bumeze nk'abana. Ariko yewe rero mbwira bumva, abatumva sinirirwa mbabaza. Jewe ku rwego ndiho simanza kubaza abantu ngo nibyo ngo cyangwa sibyo. Iyo mvuze ibiri byo mba mbyumva. Hari umuntu twigeze kuvugana nabi abajije abantu ngo Imana irashoboye ngo cyangwa ntishoboye. Mpita mwaka mikrofone ndabwira ndi n'undi munsi tuzongere gukora ayo makosa. Ubwo ushatse kuvuga ko bavuga ngo ikize ngo si bavuze ko idashoboye, utumye bavuga ko idashoboye. Kugira ngo Imana ishobore se bisaba referendum. Ni ngombwa ngo abantu bose batore yego. Yashoboye tutarabaho. Twasanze hari ibyo yakoze tutarabaho. Hakani ngombwa kumanza wabibaza abantu. Ngo imuhe umugisha ngo cyangwa iyo umwime. Ubwo uzaze ko tuvuge ngo ikize. Tuvuze ngo iyo umwime sikawumuha. Twaba tumwaye. Tuvuze ngo iyo umwese ntiyumuye. Ahubwo Imana ikora icyo ishaka, kuwishaka mugihe ishaka. Haleluya. Iri jambo intego y'iki giterane yavuze ngo ngerugire gute. Bivuze iki? N'umuntu wigeze kubaho ariko akaba atakiriho, ariko itorero ryamutekerejeho n'Imana rivuga ko uwo muntu agomba kongera. Ariko mugira impuhwe, abandi barabareka bakabahamba. None mwe muravuze ngo n'abapfuye bongere. Ari umuntu twaganiye aravuga ngo bapfuye barakoze barapfa. Ngo none iyo data adapfa mba ndi mu yihe nzu? Atazutse nakodesha. Ariko turashimira Imana ko abo dushaka ko bazuka ntawe babangamiye. Abapfuye bose bazutse. Dore u Rwanda n'urwa Gihanga. Gihanga azutse ibyangombwa by'ubutaka byose biri mu biro kuri Minisiteri y'Ubutaka y'Umutungo Kamere. Ibyangombwa byose babihande. Abapfuye bose bazuke. Abandi areba. Imana ishimwe ko abantu bagiye kuzukira aha ntawe babangamiye. Rega jewe niyo mutafashwa nakwifasha. Jeze ndakinaga mu byange mbyirire. Ngeze mudahari navuga. Nanjye mvuge yo muhari. Ongera ubeho. Wigeze kubaho. Hari igihe wabayeho muko. Ifoto yawe turacyayifite uriho. Ntabwo twakurenza itaka. Nta twakujana urusororo. Kandi ubeshaho akiriho. Yo. Mbega intego nziza. Mbega umugambi w'umuziranenge. Abantu bongere babeho. Ongera ubeho mata. Ongera ubeho wa mugabo. Abana baragukeneye. Yo. Uwakuremye aragushaka.
uwakuremye aragushaka garuka mu rugo. Mugakomeza nta kibazo. Aragushaka umva mwana subize mu mutima uriye vugote nicaye aha uriye mwana w'umuntu urahamagarwa uwakuremye aragushaka garuka mu rugo. Koma ariko mana ongera ubeho. Niba hari ibintu bihenze nukubaho nukugira gute. Umukene uriho araruta umukire bamaze gutangaza ko atakigize gute atakiriho. Umuntu utazi gusoma no kwandika ariko ariho araruta umuntu ufite PhD utakigize gute se. Yakivugira heze yakora ikize. Bamaze gutangaza ko ageze muri moruge no kumusezeraho bazerekana ifoto ntibazerekana diplome kuko atakiriho. Buriya kuba utakiriho bivuga ngo ibi bintu mubona biri ku isi ni iby'abariho. Iyo utakiriho nta kintu cyawe gihari. Abantu benshi rero bakunze kubishaka ngo nzabisigira abana ngo nzabisigira iki babimarane kangahe se. Ubuza bapfu ubuzi mwese mutuye mu mazu basko babahaye timwaguza n'abana base babasigiye. Nese uramara kuyigura n'umwana sayisigiye wewe nupfa so wabazayibamo nawazayigurisha uti ubwo ndabahamuye. Urushoro n'ubuzima abasigaye bashaka ibindi tawe tubwiye bareke kubishaka ariko mujye mubyita iby'isi. Ibintu ni iby'abayiriho. Niyo mpamvu iyo tukubwiye ngo ngera ubeho turashaka gukomeza kurya ibirayi. Tugufite imbabazi nubwo utabizi. Torero rigutekerezaho. Imana ishimwe. Mutunga abo bayobozi biganza batekereje. Imana ibahe umugisha. Reka nihute mvuge uru rupfu ruri mu bwoko bubiri. Mu bwoko bungahe? Kandi bwose twabusomye muri Bibiliya. Hari abapfa bahagaze. Abapfa bageze gute? Hari n'abapfa baryamye. Ubwo se ukumva wapfute. Vuga byose no gupfa. Ari ugupfa uhagaze no gupfa uryamye. Ibyiza ni ibi. Murebe hano mbabwire ntabwo muri gusakuza mu ishuri. Ntagonda igenda kirenza ariko nuko nshaka gura ku ibyo mvuga mu byumva. Gupfa uhagaze nugupfa provisoire. Nugupfa by'agateganyo. Ariko gupfa ujya nugupfa definitive. Upfupfuye. Bivuze iki? Ubu uyu munsi kigiterane kibereyeho abapfuye bahagaze. Nibo bagiye kuzuka. Ariko niyo twamara iminsi 100 hano umuntu uri rusororo ntiyadusanga hano. Nico nashaka kuvuga. Nike giterane se twakora umuntu yibusanza akaza. Uri murimbi. Niyo yagera hano twakwiruka tuti tubonye iki? Bibiliya byose yabivuze. Mana yamfasha koko. Ariko icyo ngundira Yesu ari uwapfuye uhagaze amufitiye service. Ari n'uwapfuye twebwe twita definitive gupfa burundu nawe Yesu yamuzura. Muvuge ngo arabishoboye. Ariko service iri gukora muri iyi minsi yatwegereje
niyo kuzura abapfuye bagize gute bahagaze, abapfuye bahagaze. Bibiliya yabivuze mu byahishuriwe Yohana. Yohana ari ku kigwi Patmos, Yesu yaramuhishuriye. Yagize gute? Ako bungu umuntu ndi kubona abari kundeba arakaye, ubwo se ubushaka ko mvuga iki? Ari je umuntu utazaje mu ijuru sinamuyobekwa. Iyo bagiye kuvuga ku by'ijuru ararakara. Kavuga ngo mve byazagiye ngo birase n'iryo ngo gwe birane byo byamukuye mu ntara ni ibinyine. Kumujitse utararara ndi ukamurambikwe. Yesu asanga Yohana Patmos, aramubwira ngo byuka n'ingoga. Nari narapfuye ariko ubu noneho mboraho, narazutse. Mpamvu Yesu azura nuko yazutse, azi gupfa uko biba, azi urupfu. Aravuga ati noneho ubu mboraho, ninjye ufite urufunguzo rw'urupfu nakuzemo. Fungurira uwo nshaka, ndashaka kaherayo. Aravuga ati ariko ndagira ngo jewe akazi kanje naragasoje, nazamukiye kuri Iraje no bandeba. N'ubu ngusanze aha ngaha bari bazenguriye habi, ariko nagize ngo ngusure kandi tuganire, guhe na message. Nubwo utagira amaso y'umubiri ariko ay'umutima urayafite, kandi amaboko nayo urayagira. Kaba hafi yawe hashake karamu n'urupapuro wandike ibyo ubona ugire gute ubyane. Wandikira amatorero 7 yo muri Aziya. Aya matorero 7 harimo iri torero ryitwa Sarudi. Sarudi bivuga iki? Sarudi bisobanura ibuye ry'agaciro. Ibuye niko Sarudi bivuga. Bivuga ngo iyo umuntu agihumeka, Imana yaremye umuntu ari uw'agaciro. Mu bintu byose Imana yaremye nta kirusha umuntu iki agaciro. Uri uw'igiciro. Birindura igikano bibwira uwo mwicaranye, mubwira uturi uw'igiciro. Niyo mpamvu ari icyaha gukuraho umuntu Imana yashizeho. Kwica umuntu ni icyaha gikomeye. Uri uw'igiciro. Tugasuzugura umuntu, ubuzima yababaye mu bwari bwo bwose, ni uw'igiciro. Nta buhamya ndatanga uyu munsi, ariko twabayeho abantu bazi ko ntacyo tumaze. Ubu niho babibona ko umuntu wese yaba uw'igiciro. Ubu niho babibona. Mbibwiraga abafamiliye banje banze kunshira mu ishuri, bohereza abandi ku ishuri, nje banshira mu matungo. Nirwaga nikoreye ibikapo by'abanyeshuri bagiye kwiga, bakangenda inyuma bafashe mu mifuka n'udukoboye n'udusupurese. Jewe nambaye ibirenge, inzara zaravuyemo, umusatsi waranyereyeho. Nabageza kuri kaburimbo, natura ibimari basizemo imyenda, naje gusubira ngo kugiye none nindura bishira muri butu, nkongera ngahagarara ngategereza imodoka ikaza. Nkabisasaka muri butu, bakaja mu modoka imbere, bakagenda batanampepeye, abihorera ngasubira mu matungo ya base na base wabo. Ariko umunsi Yesu aranyitegereza, arambwira ngo uri uw'igiciro, uri uw'igiciro. Man, abantu bakansuzugura, ariko Yesu ampa agaciro. Nakijijwe ntazi kwandika izina ryanje, ntazi gusoma icyapa cyanditseho ngo Kacyiru. Uruguseka? Jewe nshize irungu navuga bukira bugacya, ariko reka mbabwire biki.
icyo gihe muri famiye bakabona ntacyo maze, ariko umunsi umwe korari ikora igiterane ku gasozi. Narindi mu ishyamba rya Gishwati, yari yaje gusura abanyeshuri bahitwa ku kigo cyitwa Kibisabo, kiba ahantu ku gasozi hejuru ureba mu ishyamba rya Gishwati, kiri ku mwegege w'ishyamba. Abaririmbyi bazamura bafure hejuru abatekinisiye. Nari mfite umuntu naragiriye nk'imyaka 7, yaranyambuye nta n'inkoko arampemba. Umuntu wantwaye imodoka nabimubwiye, namusabaga ipataro akampi yashaje, namubwira kungurira ikoti imvura iri kugwa, akampereza ikiba ku musego w'abana. Abana bihagaritse atireba ko ryagukwiriye, yagira guca nkabona ivumbi nkabura umuntu, ariko kuko ntacyo nabikoraho nkabwishira mu bitugu nkagenda gasubira mu ishyamba. Nigeze kumara mu ishyamba amezi 8 ntasohoka ntabona umuntu. Iyo navaga mu ishyamba abandi bashumba b'inka bakambaza ngo ugiye, nababwiraga ngo ngiye mu gihugu. Abantu bari mu ishyamba bagiraga ngo ntibari mu gihugu. Ariko kubera kunyambura k'uwo muntu nakoreye, namuragiriye nk'imyaka 7. Natangiye kuragira inka rimwe, nzivamo ndazimusigira zimaze kurenga nk'icumi, ataramba n'inkoko iyitera igi, atarangurira n'umwenda akuye mu isoko, ambiyo yashajishije. Ariko abaririmbyi ndabakunda. Iyo korari yaje gusura abo banyeshuri, bazamura bafure hejuru, umukobwa atera ikorasi, aravuga ngo ihemba neza ntiyambura, ihemba neza ntiyambura. Bega we, narindi mu ishyamba ndavuga ntiyo ni nk'ikoko ko bayivuze, kuko ntari nyizi. Ndavuga nti se nayifite inka ngo impakazi. Numvaga nta kandi kazi nakora, nta handi nabaga nadepozane mu mafamu, kandi ntarize ubuveterineri. Nza niruka nkurikiye ya bafure, ndavuga nti nyabuna ni impakazi, aho nkora baranyambura. Ngiye kugera aho bari abaririmbyi, ntaramenye yariyo, numva umukobwa arantonya aravuga ngo Imana yakihemba neza ntiyambura. Mana we, ndi niyabose Mana gusa. Yo, ntose twebwe ko tutayigira. Ahantu nari mpagaze, baba barasoje, baba bari guhimbaza Imana ngo bakire umwigisha. Aho niho nahereye agaciro ijambo ry'Imana. Umwigisha arahaguruka, yari umusaza wahitwa Imurera, ahitwa mu Butete, witwaga Bambera kera. Arahaguruka aravuga ati mwese murebe hano tuganira ijambo ry'Imana. Aravuga ngo ngiye kubaganiza ijambo ry'Imana rifite teme ivuga ngo Yesu ni byose kumufite. Mba ntangiye gukora urutonde rw'ibintu ntafite. Tubwo Yesu ni inka, Yesu ni inzu, Yesu ni umugore, Yesu ni abana, Yesu. Ndavuga nti saramutanga ryari ngo amumpe. Ahita dusomera mu Bakorosayi havuga ngo muri we ni mw'ubutunzi bwose. Ndavuga nti none se aramuduha ryari? Yagiye gusoza ibindi byose yasobanuye, ntabyo nateze amatwi, nje nari mfite inyota ngo nibamumpe mutahana. Ahita avuga ngo ushaka kumwakira narambura ikiganza. Nahise ndambura amaboko 2. Ati kandi atambuke hano imbere tumusengere. Naje niruka, napfukamye imbere nahumirije. Abandi bose arabahamagara baranga, basuzugura ijambo ry'Imana. Hari mu gace k'ahantu haba abakatolike cyane, ni hafi ya kiliziya y'Irambura. Ako gace ni abakatolike cyane, barabisuzugura. Birangira hafi yaho ku mwegege w'ishyamba hari hatuye
abo kera twitaga abasangwa butaka ariko ubu abantu bose ni abanyarwanda ariko ntabwo babyibukaga. Baranseka cyane bambonaga ndaginga ngo ndebera ngo ubwo rero arababeshe ngo yava mu mukereseto ngo hondi yakizwa. Pastor ati rata wikumva amajwi y'abafana wowe uri mu kibuga, nta mukinyi wumva amajwi y'abafana ngo bagitsinze igitego. Arambwira ati pfukama wowe utware Yesu. Bose pastor avuga ngo muhaguruke twubahe uyu muntu wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Bose barahaguruka igiterane, abapasiteri bose baranzenguruka bandambika ibiganza, covid yari itaraza, baransengera bene data. Uwo munsi pasiteri yaratuye aravuga ngo mana dore abandi bagusuzuguye ariko uyu nguyu arakubashe, nawe uzamwubahisha uzamugira umumaro aho yavutse naho azatura, uzamugira umumaro muri iki gihugu, uzamugire w'igiciro kuko aguhaye agaciro. Nagiye guhaguruka kubera imyenda nari nambaye ipfumutse ishaje. Abadamu barandeba agahinda karabica, bari bari muri iyo korari ntashaka kuvuga izina, bakuramo amatriningi bari bambaye, banyambikaga imyenda ntazi ntari kureba. Umugabo arandeba abona ibikweto nambaye kuntu bishaje, akuramo inkweto ngo azinyambike. Perezida wa korari ati have wikuramo inkweto ahubwo reka tumujyane turamugurira. Mana we, ndataha banjana mu isoko bangurira imyenda, barambaza bati se ufite gahunda urakomeza ntabwo Yesu namuta, murakoze kumumpa mwigendere nanjye sindasubira mu ishamba. Nahise ntaha nsubira aho natahaga kwa bosi wanje, akibona ati kuvuye mu ishamba ati sinzasubirayo kubera iki, ntije kureba inka zawe. Ati ko warakaye nti hoya, ati none ko atari uko wambwiraga ntubura kubibona, ati ndi kubona wahindutse ndi Imana ishimwe. Ibaze nawe nje napfukamye imbere saa 9 saa 11 bahita babona nagize gute nahindutse, ariko reba igihe wabatirejwe utarahinduka. Arambwira ati ndi kukureba nkabona wahindutse, hari abantu mwahuye nti ati baguhinduye pe, ndi kubibona nawe ati cyane, ndi nkomereje ko. Ati mbabarira wisiga inka zanje mu ishamba, ati niba ari yanka nakwambuye ndayiguha ntibana, nabonye uruti inka. Arambwira ati oya, abonye nanze ahagurutsa abafamiliye banje bose baraterana. Arabwira ati nyabona uyu mwana mumbarize mu munsi abiri imbabazi, yagiye gusiga inka zanje yaziragiraga neza, none nshaka ko azisubiramo mu nka zose mfite ahiteme yashaka. Abantu baranyihererana, uzi nk'icyari cyo inka nk'icy'umugabo ntawazapfa kuyigeraho, wikwihenura wirakara, si wahuye n'abaki batubwiye ngo barokoreje mwaririrwanye, hewe bintu bagushizemo jugunya. Ndababwira ntumva mu magambo make nge kubabwira, sinshobora kureka byose ngo mfate kimwe, jendeke byose mfate kimwe. Barandira ngo byose siniki ndi ni Yesu. Nareka byose ngafata kimwe, ubuze nimfata inka bugaci karwara nihirima kumukingoza. Jewe mfite icyo nirata, si feza ahubwo ni Yesu. Jewe mfite icyo nirata, si feza ahubwo ni amashinge. Jewe mfite icyo nirata, si feza ahubwo ni Yesu. Icyo nirata, si feza. Abafite Yesu barahiriwe kuko nta rubanza ruzabatsinda. Abafite Yesu
Ai abafite Yesu barahiriwe kuko nta rubanza ruzabatsinda. Mumukomereho. Bibiri iravuga ngo umurimo werekezaho amaboko ukora niki? Shesa murambeje murambonda sinoga kani uteni soreza nigendere. Mwumva uko Bibiri yivuga, reka mve no mu by'ubuhamya sinzahora mbivuga, ariko buri uko mfashijwe beta nibuka amateka yanje, kandi iyo nyibutse ndigataho gahita numva imbaraga ziragarutse. Amateka yanje nizo mbaraga zituma munambaho. Amena, amena. Cye mubyumva. Mana ho wanguye, Mana ho wanguye, hari habi cyane, Mana ho wanguye, iyo mwishamba. Aho yadukuye ni waba w'inyamaswa, iyo Satani yiciraga abantu. Uzi itabi ribera iyo ngiyo, uzi ubusinzi bubayo, uzi ubusambanyi bubayo, urahazi. Narapfuye Yesu aranzura. Nakundaga indirimbo akora Jehova Jire ya kera ivuga ngo umunsi mwiza nibuka nigihe nababariwe, narinze rerezi kwisi ntagira ndukira, nahora nagamarira igihe kinini nigunze. Yesu wacu, Yesu niwe wamfashe, anshira mu gituza cye, ambanagura amarira, na n'uyu munsi niyo mpamvu ndi nanjye iteka nza mukorera iby'isi ndabizi no mwipfa ryanjye. Oh, sinzarorera. Oh, Bibiliya yavuze ngo Sarudi we, nubwo ubona wari uw'igiciro ariko warangiritse, ufite ishusho y'uko uriho, abakubona wasokoje bagira ngo uriho, abakubona watebeje baragusuza ngo waramutse bakagira ngo kuriho, abakubona mu muhanda bazi kuriho, abakubona kuri WhatsApp bagira ngo uriho, ariko ngewe uzabariho utajijishwa. Kamvuga ukuri, ufite ishusho y'uko uriho, nyamara ukabura intumbi. Turashimira Yesu udasheshenga, utabesha, avuga ibintu mu mazina. Utariho amubwira ko atagize gute, ko atariho, nuriho akamubwira ko ariho. Hari abantu batubesha, abantu bakavuga ngo komera komera komera, ngo gira gute. Kera twebwe twavutse, kareka kano ngavuga ariko karaje, twavutse twarashizwemo amagambo y'abantu bakuru mu gace kiwacu. Ugeze za Mukamira ukamera nk'ukase gucyo ugana nkazarambura, abantu bakuru barahazi. Twari twarashizwemo ni ideology hajya, ideology. Turi abana turi kumenya ubwenge. Iyi ndege yose yatambukaga twumvaga ari y'umubyeyi, ari yiki abato ntabwo mwamumenya. Noneho
twaba turi hafi iwacu aho tuvuka hafi y'agasantere, indege yatambuka kandi wenda ni yaroni ivuye muri Angora igiye handi, abantu bose bagasohoka mu kabari n'amacupa, ati mfashira icupa, agahita agira guca mubyeyi, amajwi yose na yawe, amajwi yose bakagira ibipfunsi guca, bagatera amasari, urisize ku mpanga, urishize hano, urigize guca. Noneho ukibaza se umuntu uri mu ndege ari kumureba ibyo bintu muri gukora, bakamubwira bati ramba muvoma, tera imbere ngo tugize gute, ngo turagushigikiye. Ukibaza ibyo bintu n'umukecuru n'iki twebwe turi abana, kavuga tutari kose ibi ni ibiki. Ariko hareka ngubwire, hari umuntu akubwira ngo aragushigikiye kandi icyo uraba ukakibagize gute ahari, kandi arakubwiye ngo ageze gute, aragushigikiye. Ngwiki amaboko atavunika n'ay'Imana. Umwanditsi yagereranyije agishyiraho ikigeranyo kandi kitari cyo, aravuga ngo amaboko y'Imana ngo ameze nk'ay'imbogo. No, ay'imbogo barayakunja. Ejo bundi umugezi wavuye mu birungu manura imbogo, tubona imbogo yapfuye yishwe n'umugezi, ariko turashimira Imana itakwicwa n'umugezi. Ibyo ni ibigereranyo. Korari nayikunze yavuze ngo ntibabona amagambo bavugamo Yesu. Ndagira ngo mbabwire, Imana uko ikwita ni kuri kandi ihita ikugira inama. Hepfo yabwiye Sarudi ngo ubwo wapfuye uhagaze, hepfo hari icyakubeshaho, ihane. Gira gute? Ihane. Nagasomye hepfo karahanditse muhasome, aravuga ngo ihane wongere ukora imirimo nk'iya ryari. Gahunda ni ukwihana. Reka mbabwire ibintu byishe Sarudi yapfuye ihagaze, ariko Lazaro we yapfuye aze gute? Lazaro yapfuye ajyana. Sarudi yapfuye provisoire. Twavuze ko umuntu upfuye ahagaze abapfuye by'agateganyo, ariko arebye nabi atiyitayeho yagira gute? Abantu batanga ibizamini by'ibinyabiziga baravuga ngo iyo ubonye provisoire bayiha iki? Iyo utinze kubona definitive ubigira gute? Itiki ntizagira agaciro. Bivuze ngo niba upfuye uhagaze nawe igwaneho, niwirangara aho uzapfugize gute? Uzapfa upfuye. Lazaro we yari inshuti ya Yesu, arapfa, apfura urupfu abantu bose bapfa. Abantu ntabwo bari bazi ko Yesu azura abapfuye, bari bamenyere ngo azura abapfuye provisoire, azura wenda bapfuye mu mutima. Ariko Lazaro yarapfuye, baramuhamba bagerekaho igitare ngo Yesu agezeyo. Mushiki waramvuga ngo iyo uba hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Yesu abwira Marita ati nawe nakumenye tubana utanze. Jese ni ngombwa ngo nkomeze mpagarare hano, niyo naba ndi kure ibya hano nabikurikirana, kandi niyo naba ntahari igihe nziye nabisubiza ku murongo ko nabisese. Ati none se ko yapfuye yanutse? Yesu aravuga ati munyereka aho mwamushize, aryamye. Batararyamye se ko yaboze? Ni hari igitare. Yesu atabasize igitare nibagikureho. Atariko se turakubwira yarapfu. Yesu abwira Marita ati Marita, nanga ko wambara amakanzu n'ibitambaro ukabitega ariko ugasirimba utanze. Yesu uzi ko ndiki ninje kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye yagira gute? Yabaho. Marita ati nyine ku muzuko abantu bapfuye bizeye bazazo. Yesu ati cyo mfa nawe nicyo mfa nawe. Uririmba ibitakurimo, tendereza ntacyo wumvisha, ufashwa ntacyo ufashe. Je nakubwire ntiwumva. Yesu ati kandera intambwe mpite mbishira no mu bikorwa. Muvane kiriya gitare bagikuraho. Yesu ngo ahita ahamagara, aravuga ati Lazaro ati karame databuja, sohoka. Abaraho bose baratangara. Kiriya ni ikimenyetso gikomeye ko Yesu azahamagara amazina y'abera, azahamagara amazina y'abera.
uriya niwo munsi Yesu yerekanye ikimenyetso ubwo azahamaga amazina yawe mu gitabo nziko nzumvise. Abakomanteri bavuga kuri ya munsi Yesu yahamagaye Lazaro ngo buri muntu wese wari uraho wapfushije umuntu yahise aza akavuga akabwira Yesu ati none wahamagara na papa ati twariye ati natwaririye hehe ati iyo uri yavuye akavuga ati mpabara ntari swanzanye mpamagaye wo tugize gute dufitanye gahunda. Turashimira Yesu. Nushaka kugirane na Yesu hakiri kare gahunda azahamagara be amazina yabe kandi yaravuze ngo abanje ndabaza bafite ikizi subwa kubashitsi. Amazina nitwa Nshizirungu Emmanuel, ndubatse mfite umudamu n'abana, ndumubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo umuhamagaro. Ndumukristo muri paruwase ya Gasasa, Pitoro ryitwa Kadahenda, ni mu rurembo rwa Rubavu mu karere ka Nyabihu, ariko nduye Musanze. Nishimiye kubana namwe, Imana iduhana umugisha. Ibyahishuriwe Yohana 3 ku murongo wa mbere dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo mamuvuze ngo amen. Haranditswe ngo wandikire marayika w'itorero ry'Isarudi uti ufite imyuka indwi y'Imana n'inyenyeri indwi. Aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe, nuko ufite izina ry'ukuriho nyamara ukaba uri intumbi. Yesu atuzure. Uvuge ngo Yesu atuzure. Dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana 11 ku murongo wa 21. Turataruka dusoma wa 25 dusoreze ku wa 43 no 44. Mbabwira handi hamwe dusoma tubumbe Bibiliya, mbabwire bikeye byinshi umwuka wera arabivuga. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 11 ku murongo wa 21. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haranditswe ngo Marita abwira Yesu ati databuja, iyaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. 25 mvuko Yesu amusubije. Yesu aramubwira ati ninje kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Azagira gute? Azagira gute? Azabaho. Ntabwo ari kera, arabaho. 43. Reka twumve ibyo avuga ahita bishira mu bikorwa. 43 aravuga ngo amaze kuvuga ibyo, ariko Mana arangurura ijwi rirenga ati Lazaro sohoka. Uwari upfuye, haranditswe ngo wari urwaye, uwari upfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda, amaguru n'amaboko, n'igitambaro gipfutse mu maso ye. Yesu arababwira ati nimumuhambure mumureke agende. Mumureke agire gute? Uyu munsi aragira gute? Dusoreza muri Luka. Mugire vande kwihutana injira ataha kure. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka 15 igice cya 15. 15 ku murongo wa 17. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo mamuvuze ngo amen, ariko ibi ni bikigoko. Haranditswe ngo nuko yisubiyemo aribwira ati abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho nje inzara insinze hano. Reka mpaguruke nje kwa data mubwire nti data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso hawe, ntibikwiriye
ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe mpaka mbe nk'umugaragu wawe. Arahaguruka aja kwa se. Agituruka kure se aramubona, aramubabarira. Agira gute? Arirukanga, aramuhobera, aramusoma. Uwo mwana aramubwira ati, data, nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. Ariko se abwira abagaragu be ati, mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi, mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge, muzane n'ikimasa kibyibushe mu kibage, turye twishime, kuko uyu mwana wanje yari yarapfuye. Yari yaragize gute? None akaba agize gute? Mukomere Imana amashyi. Niba hari inkuru inejeje, ni ibintu bibereye muri iyi famiye. Iyi famiye twifatanyije nayo, igize umugisha, ikaba umuntu wayo wapfuye agize gute? Maze n'uwarangije amashuri bifatanyaga nabo, kanswe abantu babonye umuntu wabazutse. Hari umuntu hano bari bapfusha umuntu akazuka, ashire ikiganza hejuru. Ntawe. Ubwo aba nibo ba mbere. Bibiliya ivuze ibintu bibiri. Ibintu bingahe? Ariko Mana, nari ngiye kubongera undi murongo ariko mbona ukuntu muri kundeba. Reka nkubongere muri Samweli wa kabiri, igitabo cya kabiri cya Samweli. Ndawubongeye singwa nabi, ndimana ibintu bitari ibyanje. N'ibyanje sinabyimana, mpuye n'ababishaka. Igitabo cya kabiri cya Samweli, igice cya 9 ku murongo wa 3. Ku murongo wa kangahe? Ku murongo wa 3. Haranditswe ngo, umwami aramubaza ati, harya ntawe ukiriho mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana? Ngo mugirire iki? Siba asubiza umwami ati, haracyariho. Hagize gute? Umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. Umwami aramubaza ati, abahe? Siba asubiza umwami ati, aba mu rugo rwa Makiri mwene Miyeri, hehe Irodepa. Umwami aramutumira, amukura mu rugo rwa Makiri mwene Miyeri Irodebari. Hehe? Dusome 11 kuri B yaho. 11 kuri B yaho. Haravuga ngo, nuko Mefibosheti akajarira ku meza y'umwami nk'umwana w'umwami wese. Akajarira hehe? Nk'umwana w'umwami. Reka mbabwire, birashoboka kudashobora kubyagwa n'umwami ariko ukabona serivisi z'abana b'abami. Birashoboka kudashobora kubyagwa n'umwami hano mu isi ariko ubuzima ubayemo bukaba bumeze nk'abana. Ariko jewe rero mbwira bumva, abatumva sinirirwa mbabaza. Jewe ku rwego ndiho simanza kubaza abantu ngo nibyo ngo cyangwa sibyo. Iyo mvuze ibiri byo mba mbyumva. Hari umuntu twigeze kuvugana nabi, abajije abantu ngo Imana irashoboye ngo cyangwa ntishoboye. Mpita mwaka mikrofone ndabwira ndi n'undi munsi
tuzongere gukora ayo makosa. Ubwo ushatse kuvuga ko bavuga ngo ikize, ubwo se bavuze ko idashoboye, utumye bavuga ko idashoboye. Kugira ngo Imana ishobore se bisaba referendum. Ni ngombwa ngo abantu bose batore yego. Yashoboye tutarabaho, twasanze hari ibyo yakoze tutarabaho. Hagani ngombwa kumanza wabibaza abantu ngo imuhe umugisha ngo cyangwa iyo umwime. Ubwo uzaze ko tuvuge ngo ikize, tuvuze ngo iyo umwime sikawumuha te twaba tumwaye, tuvuze ngo iyo umuhe se ntiyumuye. Ahubwo Imana ikora icyo ishaka, kuwishaka mugihe ishaka. Haleluya. Iri jambo intego y'iki giterane yavuze ngo ngerugire gute. Bivuze iki? N'umuntu wigeze kubaho ariko akaba atakiriho, ariko itorero ryamutekerejeho n'Imana rivuga ko uwo muntu agomba kongera. Ariko mugira impuhwe, abandi barabareka bakabahamba. None mwe muravuze ngo n'abapfuye bongere. Ari umuntu twaganiye aravuga ngo bapfuye barakoze barapfa, ngo none iyo data adapfa mba ndi mu yihe nzu, atazutse nakodesha. Ariko turashimira Imana ko abo dushaka ko bazuka ntawe babangamiye. Abapfuye bose bazutse. Dore u Rwanda n'urwa Gihanga. Gihanga azutse ibyangombwa by'ubutaka byose biri mu biro kuri Minisiteri y'Ubutaka y'Umutungo Kamere. Ibyangombwa byose babihande. Abapfuye bose bazuke. Abandi areba. Imana ishimwe ko abantu bagiye kuzukira aha ntawe babangamiye. Rega jewe niyo mutafashwa nakwifasha. Jeze ndakinaga mu byange mbyirire. Ngeze mudahari navuga. Nanjye mvuga iyo muhari. Ongera ubeho. Wigeze kubaho. Hari igihe wabayeho muko. Ifoto yawe turacyayifite uriho. Ntabwo twakurenza itaka, nta twakujana urusororo, kandi ubeshaho akiriho. Yo, mbega intego nziza, mbega umugambi w'umuziranenge. Abantu bongere babeho. Ongera ubeho mada, ongera ubeho wa mugabo. Abana baragukeneye. Yo, uwakuremye aragushaka. Uwakuremye aragushaka, garuka mu rugo. Mugakomeza nta kibazo. Aragushaka. Umva mwana subize mu mutima uriye vugote nicaye aha. Uriye mwana w'umuntu urahamagarwa, uwakuremye aragushaka, garuka mu rugo. Koma ariko mana batarabe muri kumva n'abandi mwiceceke. Ahamagara Lazaro arasohoka, bamupfundura ibitambaro mu maso, baramuzitura imigozi n'ibitambaro n'iminyururu, arababwira ngo mumureke agenda aje kurepeta. Turashimira Yesu. Yesu azuye Lazaro yarapfuye nyagupfa. Ariko reka mbabwire dusoreze kuri uyu wapfuye ahagaze. Wapfuye agize gute? Yesu yaciye umugani yashaka kubwira abantu bapfa bahagaze. Aravuga ngo hariho umubyeyi wari ufite abana babiri. Abana bangahe? Ngo ariko umutoya
ngo yitera ijeke. Yitera iki? Kwitera ijeke murabizi ni ukwizamura ukumva ntacyo waba, ukumva wakiba. Uzabyemera ugeze mu bitaro, uzabyemera ugezeyo, niwe uzamenya ko nshize irungu yaguhagaze imbere akakubwiza ukuri ariko ntiwumva. Abwira se ati mpibyanje ngende. Isi arabimuha. Bibiliya yavuze ukuntu yahise aje mu gihugu cya kure. Mu gihugu cya ngo afata ibintu byose ya ise yamuhaye ngo abyayisha ubugoryi bwe. Ubuki hepfo aravuga ngo abimara bisambanisha. Agira gute? Ngo abisambanisha. Bibiliya isi ivuga n'ibyo yagiye akora. Urumva gusambana biba biri kumwe no gusinda, biba birimo mbese n'ibintu bishize isoni. Ariko ngo abimaze ngo inzara itera muri icyo gihugu yagiye. Muzi inzara yateye? Ngo yumva inzara iramwishe. Aravuga ati ndaje hewe akazi kose ububamba nagakora. Ngo yagira gute? Ngo arabaza ati nta kazi kari hano hafi. Bati se warize? Ati oya. Uzi kubaka? Ati oya. Baravuga bati ntacyo genda. Ngo haboneka umuntu ufite ibiraro by'ingurube. Ati ngwino uje kuzireba. Yibona mu ngurube yari umwana wa boss. Kandi ngo boss aramubwira ngo nyine ingurube aramubwira ngo atansi yo gusangira n'ingurube zanje. Kandi muzi ko ibyo by'ingurube ni ibishishwa by'imineke, ni bibuto bya avoka. Ariko nabyo baramubwira ngo ntiyemerewe kugira gute. Yari umwana w'umwami. Ariko ngo umunsi umwe ari muri ibyo biraro by'ingurube. Ingurube sura zibamo urabanjura. Ingurube sura kama uroza ibyansi. Ahantu habi. Bibiliya iravuga ngo umunsi umwe yisubiramo. Aravuga ati koko ndapfuye pe. Nje ndara ntajyamye ngo ndi mu gisopo. Mburi bitotsi ntagwaye. Koko ubu sindaje ndasambana mu munsi gatatu. Nimbura umutezi nzaburana mburugo. Koko umwana ungana nanje ryamane n'igisaza abagabo batatu gutese wose nzabaho gute? Zamara imyaka ingahe? None ngo nta myaka 100, 10 yose irahari. Ngo yisubira aravuga ati ariko ndapfuye pe. Ngo agaruya kenga ati kwa data. Agarura kenga. Bibiliya iravuga ngo yisubiramo aravuga ngo kwa data n'abagaragu bararya bagasigaza. Aravuga ati rero nkurikije ukuntu navuye kwa data murakaje muhemuke mpemutse reka mfe gusubirayo. Sindaba umwana wenda ndaba umugaragu. Bangire n'umuzamu w'urusengero. Bangire ariko ngo yisubiyemo ngo abaraje hasa n'isoni. Ariko ngo ahingutse ku marembo. Nicyo kiza cy'uyu mubyeyi tubera mu rugo. Ngo isamureba ariko ati yo nanduza yaje we. Ngo arihuta aramuyambira araterura arabizura arasoma ati mwana wanjye we nuko wabaye ariko we inuko usigaye wambara yo kwambaye ubusa kandi pega we amatako yose ari hanze. Dore umusatsi nuko wabaye. Ndati kumeze nk'ipusi. Ndatare ko papa namaze sinavuye mu rugo. Isaravuga tuhereye none. Abagaragu bati turi hano papa mwese muze muje gushaka umwenda musha mu mwambiki. Ariyo mirimo myiza. Ahita atangira imirimo myiza. Icya kabiri muzane impeta. Bivuga ngo nawe agiye kuba umukandida w'amasezerano. Impeta ivuga isezerano. Nawe agiye gutangira ubuzima bubeshaho. Muzane n'impeta. Aravuga ati kandi muzane n'inkweto. Bivuga ngo nawe ubutumwa bwiza agire gute atangira bibwira abandi. Aravuga ati kandi mwite muja no mu ifamu muzane ikimasa mu kibage. Kuko uyu munsi umwana wacu yari yarapfuye none agize gute arazutse. Mukomere Imana amashyi turasoje tugiye gusenga. Ubu wari warapfuye agize gute arazutse. Aramubwira ngo ngerugire gute ubeho. Mwakira ijambo ry'Imana. Yesu niwe ugira gute ubeshaho. Yesu niwe ubeshaho. Hari umuntu uri kumva muri iki giterane yisubiyemo uyu munsi akaba yatinyutse akaza akaba uyu munsi yiyemeze kuza kwa se. Nawe Yesu afite imbabazi. Yesu afite imyenda misha. Yesu afite impeta yakwambika nawe ukazakora ubukwe nk'abandi bakakwerekana hano n'ukuri. Abifite mu nshingano.
muki nigeze kujana na korari y'Igisenyi Betlehemu hariya hirya za Nyamagabe tujyanye iraririmba duhamaga abantu ngo baze bihane barapfukama bagira gute barapfukama bafukamye ngo bihane pasiteri mu mikrofone arasenga umuntu wari urupfukamye arandebura ndunama ngira ngo agiye kwatura abacomoye mu icuma arakimpereza ati mukozi w'Imana ati iki ngiki nicyo nakangishaga abagabo baje kunsambanya nkabaka amafaranga none nihanye uvuze Yesu ndamwumva akira ugiha abadiyakoni bakijugunye muri wese mfashe umwanzuro tugenda narindaya kabuhariwe muri aka gasantere baramusengera arihana hashize iminsi arabatizwa amaze kubatizwa aja muri korari hashize iminsi korari itoye imugira dirigente hashize iminsi ahita ntumira ngo nzaje mu bukwe bwe bazamwerekana azashingirwa azashinga ndavuga nti ariko Yesu uri umwenjenyeri mukuru mana we uku niko ubigenza ukura umuntu muri puberi ukamuhindura ukamukarabya ukamusiga ukamwambika urantangaza Yesu afite urugo rwiza nagezeyo nsanga ashingiranywe n'umugabo w'umumotari fitiye moto wiverisa narahingutse abwira umugabo ati mva nkubwire icyayi cyose natetse n'ibiryo turarya nshize irungu ahaza arambwira ati nubona gusuka mutasi birakugora nyweshe teremusi kuko kurikije ahantu Yesu ukurimo yankuye fatiraho ndamwitegereza ndeba intebe muri saro ndeba parafo ndeba mbona ukuntu ahetse umwana usa na se ndavuga ntariko Yesu abantu bapfuye bahagaze bazize ubusa bahagaruka mu rugo kuri gutanga imwe umva arabaza mwana w'umuntu uri hehe yewe oh uri hehe urahama muri iki giterane remyaragushaka garuka muru murekeraho nta muntu uri kumva ushaka kubaho wisubiyemo wisuzumye ngo azamure ikiganza iyo bavuze ngo urihe wigwana kuko zamura ikiganza kandi urabizi ko aho uri Satani ari kukosha ngo wizamure ikiganza ngo batakumenya ngo batamenya ko uri umunyabya ariko niyo mahirwe yawe niki giterana nigisoza utagaragaje aho uri nubwo wapfa provisoire uzapfa definitive iki giterane kiragusiga wakijemo waragiye mu byaha waraguye iyo usambanye ubupfuye uhagaze iyo wibye ubupfuye uhagaze iyo usinze ubupfuye uhagaze iyo ukinye uwo mwashakanye ubupfuye uhagaze iyo ukinye urusimba ubupfuye uhagaze n'ibyaha byinshi bikwica uhagaze ariko uyu munsi suka zamura ikiganza tugusengera Imana ishimwe ko yumva amasengesho umuntu uri kumva ushaka ko tumusengera zamura ikiganza ubabayeje ku kagari zamura sije wakuzanye aragushaka wakuzanye aragushaka zamura ikiganza wigwana n'umutima wowe uzamuye ikiganza hagurukira huri hagurukira ku kiganza cyawe ariko Mana umuntu uzi ko yazamuye ikiganza haguruka ayo mashi muri gukoma ni make cyane dukurikije icumu yatewe ni make cyane wewe uzamuye ikiganza tera intambwe uze hano ntabwo ari kure kuko no kuririmba barakujana yo wagerayo ngwino ufite isoni ntaze ariko umuntu unejejwe nuko uyu munsi azutse korari nyota rufajiri muhaguruke dushakire Yesu abakiriye muke mumenye ibyabasanye munatambuke muze muhagarare hano kandi muze muhagarare hano ibihamya byanyu byigendera byivugire mukomere Imana amashi bari gutambuka bashaka ko tubasengera ngwino muko ngwino mada
ngwino wa mugabo we, uyu munsi zuka, ongera ubeho ako mana yanje, ongera ubeho. Iteraniro ryose muhaguruke, iteraniro ryose muhaguruke, abantu bongere babeho uyu munsi mu bintu Imana izahembera pasteri na mwarimu n'abadiyakoni n'abakristo ku itoro rya Kacyiru, nuko batekerereje Imana ibintu Imana ishaka, akaba ari byo bakoze. Dore sha naka gakobwa gatoya karaje, ngwino sha tambuka ubeho. Ariko mana abana musigare, turabasengera iry'abana. Abantu bashaka kubaho nibaze, wikwisubiraho, wisigara uhagaze, uyu mwanya ni uwawe. Ongera ubeho, muri ongera ubeho. Nyota rufajiri ngaka kazi ngiki kimana abahamagari. Iyo uwari warapfuye azutse, namwe muzabwira Yesu muti Yesu wimuke ko twagushakiye abakiriye. Reka mbabwire, ntuyi musanze nari nturanye n'umuntu abura umwana, abuze gusa ku ishuri bamubwiye ko bamwohereje atageze mu rugo. Mu isaha ibwe yari amaze gukoresha miliyoni mu gushaka umwana we. Abwira abatagisi vatiri, mwese ati muje kuri station babahe esanse, muke mu muhanda ugana Ruhengeri, muke mu muhanda ugana ku Cyanika, abandi bamanuke muri Vunga, abandi bamanuke bambuke mu Kungu. Mu minota ahubwo umuntu wamubonye yari ari kugenda n'amaguru kandi abo yashiremo esanse batagize gute. Nta kintu kiza nko kubonera Imana uwo yabuze. Niho muzahera mwishuza Imana. Ngize imbaraga z'igiterane. Ntabwo tuba twaje kwifotoza imbere y'izi kamera, Iyaba babonetse aya makote tuba tutayambariye ubusa. Iyaba babonetse korari yo mu Gatenga yitwa kuboko kwibugi, ifite indirimbo ivuga ngo ndahamagara bene wacu. Turahamagara bene wacu. Haleluya. Manumvise ngesho ryanje, manareba gahinda kanje, icyo ngwingingira nuko bene wacu ba mana we. Oh mana we, abashumba mwegere hariya, abafite mikrofone. Umuntu ufite mikrofone ayishikiriza umushumba, ashikiriza umushumba hariya, senga Imana. Kandi reka tubwire mwebwe mumfukamye, ntimuturebe tubahagaze hejuru ngo mugire ngo turabaruta, kuko uruhinja ruruta umusaza. Uruhinja ruruta iki? Aba nibo bavutse, kandi muri kubona ko bavukiye ku bibero byanyu, utarufajiri. Kandi twafashije Yesu kubise, bavukiye muri maternité ya Kacyiru. Murabyumva? Mwunamuke mwireba hasi, mwunamuke. Imana yacu iba mu ijuru. Muri abantu bakuru muzi ururimi, twavuze mu rurimi mwumva, kandi nimwe mufite agaciro kuruta twe, kuko uyu munsi muvukiye ku birenge by'Umukiza. Reka turebe muri mwe abantu batari barigeze bakizwa ngo bakire Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko uyu munsi bakaba babyumvishe ko bagomba kuzuka, bakaba bafashe umwanzuro wo gukizwa. Bazamura ibiganza, muzamura ibiganza. Yo itamurure isi yose kubone, babone imirimo y'amaboko yawe, bamenye ko uri Imana itabeshya, wiyerekane mwami. Itamurure isi yose kubone, babone imirimo y'amaboko yawe, bamenye ko uri Imana itabeshya. Subiramo. Wiyerekane mwami, itamurure isi yose kubone, babone imirimo y'amaboko yawe, bamenye ko uri Imana itabeshya. Wiyerekane mwami, itamurure isi yose kubone, babone imirimo y'amaboko yawe, bamenye ko
itamurire isi yose ikubone babona imirimo y'amaboko yawe bamenye ko uri Imana itabeshya kora mwami kora kora mwami kora vuga vuga mwami vuga uyu munsi mana vuga vuga mwami vuga vuga Yesu vuga yego vuga yego vuga mwami vuga kora kora Yesu kora yego kora mwami kora vuga 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 Yesu vuga vuga mwami vuga vuga Yesu vuga vuga mwami vuga wiyerekane mwami itamurire isi yose ikubone babona imirimo y'amaboko yawe bamenye ko uri Imana itabe iyerekane wiyerekane mwami itamurire isi yose ikubone babona imirimo yawe babona imirimo y'amaboko yawe bamenye ko bamenye ko uri Imana itabeshya haleluya haleluya Hallelujah. Hallelujah. amen Hallelujah. ongera ukore mana haguruka uturengere udutabare uturememo amashimwe Ongera ukore ongera ukore mana haguruka uturengere udutabare uturememo amashimwe reka bibe reka bire kubw'imbabazi zawe urukundo udahwema kutugirira reka bibe kubw'imbabazi zawe urukundo udahwema kutugirira oh mana mana twariyumviye n'amatwi yacu imirimo imirimo wakoreye basogokuruza mu bihe bya kera uko atari kuko atari imbaraga zabo cyangwa ubuhanga z'ukuboko ukuboko kwabo kwabakijije ahubwo ni cya ikiganza cyawe cy'iburyo ukuboko ukuboko kwawe n'umucyo mu maso hawe kuko wabishimiraga ukuboko kwawe ukuboko kwawe n'umucyo mu Irembo ryera TV, Irembo ryera